yes nkuko nabibabwiye rero ngenda hababere hano mu Biryogo bakunzi ba 001 TV show Rwanda. Urabona ko ibyisimo ni byose ku banyabiryogo. Mbonero mbasuze mwese, nizere ko mumeze neza. Yes inshuti zanjye zose zo mu Biryogo, abakunzi ba 001 TV show Rwanda, mwese turabasuhuje. Uyu munsi rero turi hano mu Biryogo, ngira ngo murabona ko igare ryabaye igare. Ibyishimo ni byose ku bafana bo mu Biryogo, Banyarwandakazi aho muri hose, namwe muri Kota Masimbi diaspora nyarwanda, murabibona rwose ko agasozi ko kwa Mutwe kagoranye, bari kugera hano bananiwe. Ngira ngo murabona uko ibintu bimeze rwose, ibintu bimeze neza hano mu Biryogo. Abafana ibyishimo ni byose. Nanjye Rashidson mama babereye, mbese dukomeze gukora subscribe kuri 001 TV show Rwanda kugira ngo dukomeze kubana mu byishimo n'ibi ngibi mu marushanwa y'igikombe cy'isi cy'amagare ari kubera hano mu Rwanda. Nuko nabibabwiye bakunzi ba 001 TV show, tugomba kubibagezaho cyane n'udushya twabereyemo hano kuri uyu munsi. Ni mutangwe wewe utarakora subscribe, icyo usabwa no gukanda akazogera ugakora subscribe ndetse n'ijambo sabone mu Gifaransa. Dukomeze tubane mu biganiro byacu. Yes, dore bandi nawe yaratungutse. Wumva ko ibyishimo ni byose ku Banyarwanda, ibyishimo ni byose ku Banyarwanda hano mu Biryogo. Igare ryabaye igare hano mu Biryogo. Ibintu bimeze neza cyane rwose. Urabibona yuko abana b'abasore bafite imyuka, kwa Mutwe baraterera nk'amazi rwose hano mu Biryogo. Ibintu bimeze neza rwose. Ni irushanwa ry'igikombe cy'isi, isiganwa ry'amagare riri kubera mu Rwanda. Mbere y'uko uze abakunzi ba 001 TV show Rwanda, kuri wowe wakoze subscribe bwa mbere na n'ubu ukaba ukiri kumwe natwe, nawe utarayikora rero turagukangurira kuyikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bikomeza. Ibyishimo ni byose hano ku bafana hano mu Biryogo. Ngira ngo murabona ukuntu abafana babukereye. Ibyishimo ni byose, abafana babukereye. Murabibona rwose abafana bo mu Biryogo barabyishimiye. N'ubwa mbere nabona ibyishimo by'abantu bo mu Biryogo, Nyamirambo muri rusange. Urabona ko igare bararikunze cyane kandi bararyishimiye, bari tayari rwose, babukereye. Ibyishimo ni byose. Urumva karuru bakunzi ba 001 TV show, ibintu bimeze neza mu gihugu cy'u Rwanda hano i Nyamirambo cyane. Agasozi ko kwa Mutwe barimo baragaterera, ariko murabizi ko gaterera cyane, ariko abasore bakoga nk'amazi rwose. Hano ibintu bimeze neza. None ufunze wewe wakoze subscribe bwa mbere, tukaba tukiri kumwe. None yo gusaba n'abandi batarayikora kugira ngo ukanye ukazogera dukomeze tubane mu biganiro byacu kuri 001 TV show Rwanda. Bakunzi ba 001 TV show Rwanda, nababwiye ko babagezeho ko bagenda baza baterera agasozi ko kwa Mutwe. Ngira ngo ntabwo byoroshye rwose, ntabwo byoroshye. Urabona ko baragera ku murambi basa nk'abananiwe, ariko bakavuga ati reka dukomeze duhanyanyaze, dushyiremo ingufu, tureke twakwegukana iki gikombe
ntabwo byoroshye n'igikombe cy'isiganwa ry'amagare kiri kubera hano mu Rwanda. Bakunzi bazuyezo One TV Show Rwanda, nk'uko twababwiye ko tugomba kubagezaho, ngenda hibereye kuri set na mugenzi wanjye Barafindura nawe arahari. Mu kanya turaba rwose tubaganiriza abafana, tubabaza uko byifashe. Ngira ngo murabona ibyishimo ni byose hano mu Biryogo. Aramunyonganye wese ati mwafata akimeneke nanjye mu buryo bwo kuruhuka. Ngira ngo urabona ko yamerekuye amahembe arimereka. Wewe ntabwo byoroshye rwose, ntabwo byoroshye muri iri siganwa. Ibintu bitoroshye rwose, ibyishimo ni byose, abafana bameze neza barishimye. Ngira ngo urabona umunezero bafite, urabibona rwose. Ntabwo byoroshye rwose, ntabwo byoroshye. Abafana bavuga ati igare rirakabaho kuko ibyishimo baduha ibyishimo, ati igare rirakabaho rwose, umunezero ni wose. Ati ambiance uyu munsi i Nyamirambo ihari, ntabwo twabona uko tubigenza cyangwa uko tubivuga. Ati turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wagaragaze ubushake, cyane aduha umutekano mu Rwanda kugira ngo iri rushanwa ribashe kubaho mu Rwanda. Ni ubwa mbere ribaye mu gihugu cya Afurika ku isi yose, noneho rikaba ryarabereye mu Rwanda. Ngira ngo ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane, n'igiciro gihambaye kuba u Rwanda rwarakiriye iri rushanwa ry'igikombe cy'isi muri Afurika ku nshuro ya mbere. Nibwo bwa mbere bibaye rwose, ni iby'igiciro gikomeye cyane. Twavuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, oye uri umubyeyi, kandi ibyishimo wadusezeranye ko uzabitugezaho, uzakomeza kubiduha. Twizeye ko n'ibindi tuzabyakira. Amahoro y'Imana abane nawe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose utugezaho ibyishimo uri kuduha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umutekano ni furu cyane, umutekano urizewe n'abanyamahanga barabyishimira cyane. Navuga ni amashyi menshi kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umunyarwanda aratungutse. Ntabwo muri yangana gato yambaye imyenda ijya gusa n'iy'Abanyarwanda. Yes, n'undi nawe aratungutse. Urabona ko abasore baracyafite imyuka, ntabwo bararambirwa. Kano gasozi ko kwa Mutwe barimo baraterera umwe kubera ukuntu gaterera. Murabizi rwose karaterera kandi karimo imvune nyinshi cyane, ariko abasore barimo barakoga nk'amazi. Reka mukanya ndaje nakire mugenzi wanjye Barafindura, nawe yararanga ku gasozi kwa Mutwe, aho nawe ari gufata andi makuru aho ngaho, ari kuganiriza abakunzi. Yes, nuko babwiye ko nari kumwe na mugenzi wanjye Barafindura, ubaka kanya kabarageze. Barafindura bimeze bite? Ni amahoro cyane, igare rikomeje kuba igare, abantu ndabona bashyushye cyane. Isiganwa ureba ko rimaze gufata indi ntera, rigeze ku rwego rwo hejuru mu buryo utabyumvamo nawe. Ndabibona kabisa, ibi ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Ndemereye nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika uri kutugezaho ibyiza bitangaje. Barafindura wowe wari uri hano ku gasozi ko kwa Mutwe, ngira ngo urabona abo basore uburyo bari kuhazamuka, wowe wabibonye gute? Ahangaha abasore uburyo bari kuzamuka hano kwa Mutwe, reka wagira ngo niho bagitangira. Bahamye ko amaze kwiruka ibirometero birenga hafi 170. Uvuga ngo bo abantu urabona ko irushanwa baririmo neza, aho ubona Top Pogacar akomeje kubarangaza imbere, niwe ushaka kwisubiza ishema. Ko urabyibuka ko irushanwa rya mbere yakoze atabajije kurangiza ari uwa mbere, ariko ubu niwe ukomeje kugenda imbere, aho abanyarwanda benshi bakomeje kuryoherwa bibaza ngo ninde ushoboye gutwara irushanwa ry'uyu munsi, ninde ushoboye kuba yakwegukana irushanwa ry'isi ry'uyu munsi. Ahangaha rero abantu bakomeje kubona ko bashyushye cyane, bishimye. Dushimira rwose inzego z'igihugu zakoze ibi bintu bikagira ubwo tubona ko aho bigeze
nkeka ko nta rushanwa na rimwe tutakwakira. Ibi biragaragaza ko na mondial ya football no tugomba kuyakira kubera umutekano uri mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane barafindura rwose cyane ko iri rushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amagare ni ubwa mbere ribaye muri Afurika, akaba ari n'ubwa mbere u Rwanda turwakira. Urumva ni ibintu bitangaje cyane kuba South Africa n'ibindi bihugu bitarabasha kubyakira ariko u Rwanda rukacyakira. Urebye nka Zalika zakomeza zahereye kera zitabira amarushanwa zari no ku rwego rwiza rwo hejuru, ubu aka kanya ntabwo ariyo nkuru. Yega ko inkuru ubu ni u Rwanda. Abantu nimubyumva nabi, ntabwo ari Rwanda yo muri Angola, ni u Rwanda mu mujyi wa Kigali niwo iyi mondial iri kubera. Aha turiho ni Inyamirambo mu Biryogo. Murabona abafana, urabona bimeze gute? Morale bafite abafana, morale ni yose, ngira ngo urabibona neza ahantu hose, imihanda yuzuye ntaho ukandagira. Ngira ngo urabibona neza yuko abaturage bitabiriye kugeza ubwo noneho n'abari mu isiganwa byabatunguye. Ahandi hantu bigeze babona abantu bangana nk'abari hano Nyarwanda. Barafindura biranunguye mukanya kubona umuntu agera no mu Biryogo arekuye amaboko yose, aranyonga ndi yose niyitaye ko bari mu munsi, ahubwo yitaye ku byishimo by'abafana. Ibyishimo by'abafana hano nabo ni bose urabona ko bishimye cyane. Bivuga yuko bari mu isiganwa bararyoheye nka hano kuva batangiye irushanwa. Biragaragara ko bafite akamwenyu, biragaragara ko bafite energy, imbaraga ziracyari zose. Abantu ubona koko wavuga ngo aha batunguwe no kubona basanga abantu ku muhanda bangana gutya. Ni benshi, urabona ko bari kugerageza kuba motiva bana barabakomera amashyi, ukabona abakinnyi bararyohewe cyane. Irushanwa wagira ngo niho bagitangira, imbaraga zagarutse. Ngira ngo mukanya uraza kubabona bongera gukata hano bari hejuru cyane no kuko ntago nibwo bwa mbere banyuze hano. Ni ikihe cyizere kiri ku Banyarwanda kugira ngo turebe ko baza gushobora kwegukana iri rushanwa, cyane ko muri aka kanya ntabwo ndabona umunyarwanda n'umwe? Ubu ni wabona icyizere cyo kuba twavuga ngo umunyarwanda yaryegukana, ntabwo twavuga ngo ni kiri hejuru cyane, ariko birashoboka. Igare riranyongwa kandi nawe baratubizeye neza ko babishobora guhatana, nubwo ubona ko bakiri mu myanya y'inyuma, ariko ntabwo isiganwa rirarangira cyane ko ari ubwa mbere baciye hano Nyamirambo. Umusizi yaravuze ati ngo songa mbere mpaka Nyami ryose. Urabona rero ibyishimo ni byose ku bantu b'Inyamirambo, abafana baranezerewe. Urabona ukuntu bari kwakira abakinnyi b'amagare, birinze kubamenaho amazi kugira ngo badacika intege. Urabona ko ntabwo ari byiza cyane bari gutya kwirukanka, kuba wahita umumenaho mutunguye, ushobora kumutuma acika intege cyangwa agahungabana, arikanga ugasanga atakaje imbaraga. Ariko urabona ko abafana bakomeje kubyitwaramo neza cyane, ntabwo ari babandi. Ongera wereke abakunzi ba Zure One TV Show Rwanda ibyishimo by'abafana. Urabona hano umuhanda wose baruzuye, abafana bameze neza, babyakiriye. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, igiciro gikomeye cyane. Mbonera suhuze abantu b'Inyamirambo, abantu bo mu Biryogo, ibyishimo ni byose kandi Imana ikomeze ibane namwe. Muri abantu b'agaciro kandi ibyishimo muri kugaragariza abanyamahanga, ni mukomereza kugira ngo tubereke yuko twe turabishoboye byose, turategura turabishoboye, gufana turabishoboye. N'isiganwa tukavuga ngo naryo kuryegukana byo twabishobora. Icyo gisigaye ariko ngira ngo ibindi mwabibona yuko ntako tuba tutagize ibintu byose, nta gikomeye kirimo. Rega twebwe turi abakozi beza b'abahanga, abakozi bashobora gukora ikintu kigaragarira isi yose. Abanyarwanda muri rusange, abanebwe nk'ibisanzwe, abanyarwanda kuva na kera ni abakozi. Kandi ikindi kigaragaza ko iri rushanwa bararyiteguye, iri rushanwa abanyarwanda bararyiteguye kabisa. Nawe wirebesha amaso, ngira ngo mu mihanda aho wagiye baturuka hose, abantu bari benshi cyane. Ni abantu bakomeje kubereka ko ryari ryarabatindiye ibyishimo ni byose. Ku nshuro ya mbere ibereye muri Afurika, ku nshuro ya mbere ibereye mu Rwanda, ukavuga ngo u Rwanda hejuru cyane. Ureba ibyishimo bihari, urabona aba bose barimo baraza, isiganwa ko gikomeza. Ni ibintu byiza cyane, uburyo bari kwakira aba banyonzi, barafindura. Sinzi niba uri kubibona neza. Urabona abanyamahanga ibyishimo bafite,
kugeza n'aho bibagiwe ko bari mu irushanwa ahubwo bari kwirebera abafana baryohewe n'abafana bari kurushanwa bibagiwe ko bari kurushanwa batuje rwose baryohewe n'abafana b'inyamirambo ndabona mbasuhuze cyane abafana b'inyamirambo cyane cyane abantu bo mu buryo ese barafindwa nta nshuti zawe z'inyamirambo ukwiye gusuhuza wowe Nyamirambo barahari cyane ndubazwa ko ari mu rugo ni mu bafana bacu Nyamirambo ndasuhuza abakozi n'abakwaferi bogoshera muri Global Salon rwose Nyamirambo hano mu Biryogo nawe ushaka kwiyogoshesha neza Global Salon barakogosha neza baragukubita peki imeze neza ni ukuvuga ngo kwafire z'ubwoko bwose hari abakwaferi b'abahanga abantu bafite inararibonye muri ako kazi bahagera bakagutunganya nawe ugasohoka ubona ko wahindutse bano yasuzana mama Louise Spapart nawe acuruza amapiyesi y'aba mu Biryogo kwikawa mu Biryogo dusuzana mama Mwajuma umudamu wa Kanubi ngira ngo umusaza Kanubi rwose ni umuntu uzwi ku kawa hano mu Biryogo ngira ngo wenda abakunzi ba 001 TV show tuzagira igihe tujye kumusura tugaragaze bose ko tugenda tubagera tubatumirira abantu nabo tuzajya tubatumire yego mu gihe tuzaba twicaye tuvuga ngo Biryogo noneho nyuma yo kwakira igare nyuma yo kubona igare ritambuka mu Biryogo nize binduka zabaye ni iki byahinduye mu ariko barafindura naguciye mu ijambo urabona ko Biryogo irakeye amazu yose ameze neza amarangi isuku yose ngira ngo urabibona Biryogo ukuntu ikeye Biryogo tuzi ntabwo ari yayindi ubu Biryogo yarahindutse imeze neza kabisa ngira ngo urabona isuku ihari mu Biryogo n'Abiryogo abantu b'Inyamirambo bameze neza kandi barakeye ngira ngo murabona imisozi itatse y'umujyi wa Kigali ni byiza cyane nkeka ko kwakiramo irushanwa ry'amagare ry'isi ntabwo navuga ngo niho ryagakwiye kuba ryakirirwa ubundi igihe cyose kandi wasanga umujyi mwiza urimo abantu bakenga umutekano mu Rwanda n'umutekano urabona ko abantu bose polisi y'u Rwanda tuyishimire cyane dushimira polisi y'u Rwanda cyane kugira ngo urabona ko ahantu hose nta muntu ugeze ahungabana ibintu bimeze neza aho bari barebera mu myanya bahagazemo urabona ko batekanye bameze neza nta kibazo na kimwe rwose ubwoba bafite kubera umutekano wuzuye dushimire polisi y'u Rwanda ubwitange iba yagize ubunararibonye mu gutegura no kurinda abaturage b'igihugu cy'u Rwanda avuga ngo ariko si no mu Rwanda gusa siko banasohoka bakagenda hanze abaturage b'ibindi bihugu bakagenda bakabaha umutekano batari bafite mvuge ngo polisi y'u Rwanda ikomeje kuba hejuru cyane muri polisi mpuzamahanga yego ari ishobora gukora aho igeze ikibazo cyari gihita kihava tuboneyeho no gushimira ubuyobozi bwose bw'u Rwanda ndetse n'intore irarusha intambwe yo kuba perezida wa Repubulika Paul Kagame umwe mu bantu baharaniye amahoro cyane kugira ngo u Rwanda rube rwaravuye hariya rukaba rugeze ahangaha ngira ngo barasindurana ibintu by'igiciro cyane gikomeye n'aka kanya aracyaharana ntabwo aricara kuko yifuza ko isigira amahoro n'iterambere ry'abanyarwanda muri rusange muri Afurika perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika nkeka ko ni umuyobozi Afurika izasigara no mu gihe azaba atagihari izasigara ibona nk'umuyobozi w'icyitegererezo ntekereza ko nabwo azaba intwari nta muntu n'umwe ntabwo ngo bahanganiye mu kijyanye no guharanira amahoro yego ko yagaruye amahoro mu bihugu byinshi muri Afurika yorabika muri Haiti uribika mu bice bya Central Africa Mozambique nkeka ko za Sudani umutekano ni wose kubera babikesha ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda umutekano mwiza w'u Rwanda kuko twe dufite umutekano dusaguriraho n'amahanga barafindura navango rero abayobozi b'u Rwanda amahoro y'Imana batekane kandi bagire bakomeze bashyiremo imbaraga ntabwo guhagarara kuko ubuzima burakomeza twubake igihugu cyacu twubake u Rwanda rwiza twifuza twubakire n'abazadukomokaho nabo bazasanga igihugu koko cyari kirimo abanyarwanda barafindura n'icyo wabwira abanyarwanda iri hanze aka kanya biri kubera mu Rwanda kuri miliyari y'amasiganwa y'amagare kugira ngo nabo barabibona ko u Rwanda ruragendwa u Rwanda rurakeye u Rwanda navuga ngo turimo
turarukunze kandi turukorera nk'abarukunda. Nkeka ko twaba turukorera nk'abarukunda ngo rugire inenge warubonaho. Ni igihugu cyiza, ntabwo ari ibintu turavuga ngo bavugira inyuma, ibyo tuvuga biranagaragara kabisa. Ni igihugu gitera abantu tubwira buri muntu wese aho ari hose ku isi amenye ko u Rwanda rurayoboye, u Rwanda ruri hejuru cyane muri byose. Rwanda juu umutekano uri hejuru cyane mu isuku, abaturage beza batekanye, ngira ngo urabona bose ukuntu bakeye, nta wese ntaburimo, bose bafite isuku, baraberewe, babukereye mu gufana. Urumva mbere yo kugaragaza muri ntara amajyepfo n'amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburasirazuba bwaryo, ngira ngo mu mujyi wa Kigali naho ibintu bimeze hafi. Urabona nta komenti nyinshi twashyiraho zirenze. Aha komenti ni ukuvuga ngo hano ibyo babona amaso arabaha, amashusho bari kubona arivugira. Bivuga ngo turenzeho amagambo menshi, nabo barareba, nabo bari kubyumva. Twifuje kubabwira ku munwa, twifuje no kuza ngo tubereke movement iri hano, barebe Biryogo, barebe Nyamirambo, aha tubereke abaturage uburyo baba banezerewe, baba bishimira, bakunda mbere n'abanyabirori. Ibyishimo byose ntabwo bigeze bacika intege guhera saa 12 bahagaze mu muhanda, bari hahagaze hano kugeza kwa aya masaha, n'ubu baracyahari. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, ushobora gusanga cyane kubera ibyishimo by'ubwabo. Tubabwira ngo mwese musure Biryogo, mwitemberere, murebe, hari ibyiza byinshi, hari ikawa, hari teveri, hari ibyo kurya biteguye neza. Nani nyuma muri kafuze n'abateguye neza, byose bari amahoro. Musure Biryogo, mutembere, murebe ibyiza biharangwa, kugira ngo ejo batazajya bavuga Biryogo namwe mukabima wajya muri mu mahanga kandi muri Abanyarwanda. Nimuze musure Biryogo. Barafungura rero no guca mu ijambo. Niki wabwira umusubscribe wa mbere wakora subscribe bwa mbere kuri 001 TV Show Rwanda? Icyo nabwira umusubscribe wa mbere wakoze kuri 001 TV Show Rwanda nuko yayiteganyirije, ni uw'agaciro cyane. Nkeka ko niwe uyoboye abandi, ni umunyabigwi. Twe turamwubaha cyane kandi turamukura, tubabwira ngo mukomeze n'abandi, buri wese agira igihe cye. Nawe uyu munsi aba wawe kugira ngo ukore subscribe, tuzajye tukugezaho, tujye tubana mu biganiro byinshi dukora, dutegura, n'ibirori nk'ibi mubona muzajye mubibona mu buryo buboroheye. Turabakunda mwese, muri ab'agaciro. Nkeka ko nimwe mutuma turi hano, ni twebwe tuhari kubera mwebwe, nimwe dukorera, nimwe twifuza ko umuntu muryoherwa n'ibyo tubategurira. Murakoze cyane rero, ngira ngo twaba dufashe nk'umwanya twabaza tukanywa ku mazi, kubera yuko turaza gukomeza tugera kuri finishing. Oya niko bimeze rwose, bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, turabakunda cyane.